umwana w'umukobwa iyo bavuze umwana w'umukobwa buriya nkuko tubyigishwa twe twimwita madrasatil umma, no kuvuga ngo ni ishuri rya umma rya societe. Umwana w'umukobwa afite agaciro gakomeye muri societe ku buryo nimba mushaka no kubikemura mushaka abantu mubikemureho ndetse mutume abana batekana. Ibibazo byanyu nibibe victime, abana banyu nibabe victime y'ibibazo byanyu, mubikemure ukwanyu, mubikemure kubera ko abana bakeneye gukura, bakeneye kubona urukundo rwanyu, bibi impamvu yuko ejo nejo bundi umwana azavamo umwana ukomeye cyane kubera ko mwabigize mu ruhare. Easy Capital, aho ubumenyi buhurira n'amahirwe. Ejo heza twige twubake. Easy Capital, subscribe today. Reka nongere mbashimire ko bw'inkunga yanyu nkomeza kugenda mbona. Iyi ni Easy Capital, no munsi twakiriye shehe, turi hano kwa Kadafi aho twaje mu mahugurwa akomeje kuhabera. Iki ni cyumweru cya gatatu aya mahugurwa akorwa, noneho uyu munsi akaba ari we mushehe twakiriye kugira ngo abashe kuganiriza urubyiruko. Turi kugira ngo twinjire mu nsanganyamatsiko gukurikira gahunda zacu 5 Reka twakire shehe atubwira amazina, anadusuhuza rwose, asuhuza abayisilamu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Murakoze cyane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuma y'indamutso rero yuje amahoro n'imigisha, amazina yanjye banyita Nsengiyumva Khalifa. Naam. Shehe, uno munsi twitabiriye aya mahugurwa abaye ku nshuro ya gatatu. Iki ni cyumweru cya gatatu tuza muri aya mahugurwa, byinshi byigishirijwemo. Turacyari ku nsanganyamatsiko igira iti umwana w'umukobwa w'inkingi y'umuryango. Kuri wowe niyo tubivuze ubyumva ute, ubihakaye gaciro? Naam, umwana w'umukobwa iyo bavuze umwana w'umukobwa buriya nkuko tubyigishwa twe twimwita madrasatil umma, no kuvuga ngo ni ishuri rya umma rya societe. Umwana w'umukobwa afite agaciro gakomeye muri societe ku buryo ashobora kuba impamvu yuko societe itungana cyangwa se impamvu yuko societe yangirika iyo aramutse atabyitwayemo neza. Umwana w'umukobwa rero ni umugisha mbere na mbere. Umwana w'umukobwa ni umugisha uturuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ku buryo iyo aramutse arezwe neza ashobora kuvamo icyitegererezo ndetse akavamo n'ishuri rikomeye cyane, akavamo n'umubyeyi w'ejo hazaza. Hanyuma insanganyamatsiko uno munsi mwigishijeho hari byinshi atubwiye. Ese niki wasabaga abana b'abakobwa? Hano hanze bigaragara yuko imico n'imyifatire igenda ihinduka. Naam, murakoze cyane. Insanganyamatsiko yari imibanire mibi cyangwa se amakimbirane mu miryango ndetse n'ingaruka zayo. Buriya kenshi reka tubanze turebe ingaruka hanyuma tugaruke muri iyi nsanganyamatsiko. Usanga kenshi ingaruka zo kwangirika kw'abakobwa, kujya mu busambanyi cyangwa se kujya mu biyobyabwenge, kwiheba, rimwe na rimwe kuza ugasanga habayemo no kwiyahura biterwa n'amakimbirane ava mu mago. Kubw'ibyo rero aba bana b'abakobwa turi kugerageza kubaganiriza cyangwa twagerageje kubaganiriza impamvu n'intandaro y'amakimbirane n'ingaruka mbi zabyo kugira ngo babashe kubyitegura ndetse banagire n'uruhare kuba byakendera, dore ko umwana w'umukobwa ari muri zimwe muri ki cyangwa se mu mpamvu zo kuba amakimbirane yakendera, kubera ko iyo urebye neza usanga amakimbirane aba mu mago ari menshi cyane kandi usanga agira uruhare rukomeye cyane mu kwangiriza uyu mwana w'umukobwa. Kubw'ibyo rero muri ibyo biganiro twagiranye twabahaye ubushobozi bwabo mu kubikemura, tubaha n'impamvu biba ndetse tunabagaragariza yuko hari na zimwe mu ntambwe batera mu kwangirika k'umuryango. atangira kubura ku babyeyi bombi. Murakoze cyane. Buriya abana baratikirira cyane mu kwangirika cyangwa se mu kutumvikana kwa papa na mama,
reka mbivuze gutyo mu babyeyi bombi, kubera ko umubyeyi wese aba yumva ko abana bamushyigikira mu ruhare rwe, kabone n'ubwo yaba adafite ukuri. Usanga ibibazo batangiye kugirana abana bataraza barimo barubika urusyo kuri abo bana, bikabaremerera rimwe na rimwe, ugasanga umwana abuze naho abishyira. Ugasanga rero umubyeyi arimo aramuhata ibye uruhande rwe kugira ngo abe kuri sayidi ye, noneho ejo n'ejo bundi nibagira n'ibyo batumvikana cyangwa se bajya kurega, abana bazasange bari kuri sayidi y'umwe mu babyeyi kugira ngo azabashe gutsinda urwo rubanza. Ibyo rero bikagira efe cyangwa se bikagira ingaruka mbi ku bana, harimo kugira akababaro n'agahinda ko kubura uko yakemura ibibazo, ndetse no kubogama rimwe na rimwe bitewe n'uko wenda hari icyo ashaka, dore ko uyu mwana yabajije ikibazo cyiza cyane kandi gikunze kuboneka, kuba umubyeyi yamubwira ibibazo atamushyigikira umwana, ugasanga hari ibyo arimo arabura nka minerivare cyangwa se ibikoresho bya hato na hato, ugasanga arimo arabibura kubera ko atabaye mu bashyigikira cyangwa se atabaye mu bafana amakosa cyangwa se ingaruka ziva muri uko kutumvikana. Urasaba icyo ababyeyi rero? Ababyeyi icyo mbasaba mbere na mbere, mw'ababyeyi binateye n'agahinda kubona ibibazo byanyu mubizanamo abana banyu. Icyo mbasaba rero, ibibazo byanyu mubivanemo abana banyu, kubera ko birabangiriza. Nimba mutagize n'icyo mwumvikanaho, mujye ku ruhande, abana ntibabibone kuko birabangiza. Bituma babaho mu mibereho mibi, bituma bamwe na bamwe bahiga imigambi mibisha, rimwe na rimwe bakigamo ubugome bugiye butandukanye. Nk'uko nabivuze, hari umwana uganirizwa ukumva afite gahunda yo kwica se cyangwa yo kwica nyina cyangwa se yo gutorongera akagenda bitewe n'ibibazo. Kubw'ibyo rero babyeyi, ibibazo byanyu mubigumane, nimba mushaka no kubikemura mushaka abantu mubikemureho, ndetse mutume abana batekana. Ibibazo byanyu nibibe victime, abana banyu nibabe victime y'ibibazo byanyu, mubikemure ukwanyu, mubikemure kubera ko abana bakeneye gukura, bakeneye kubona urukundo rwanyu, bibe impamvu yuko ejo n'ejo bundi umwana azavamo umwana ukomeye cyane kubera ko mwabigizemo uruhare. Reka tugushimire shehe. Murakoze cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Easy Capital. aho ubumenyi buhurira n'amahirwe. Ejo heza twige twubake. Is Capital. Subscribe today.